papa people. nawe natuye nawe araterera siko no kujya ku muhanda rwose kwagira benane simbuka njye kureba uramujama ndumva ni gahajyanye nabyo ngo isa nabi ariko nta ndumva inzajya yivuga da nta mujama ariko ndamubona tu Baby papa people. Kugenda muri gahunda noneho tugenda sabani nkuni ugenda utareba amana ubona ko mfite n'igare ufite n'igare kiziga amana zikora nzi ko byo burya kunangira n'ubundi ubu ngubu sirano utambaye nk'umukarani ubundi mu bisanzwe kamani yigenga amani yigenga ndiho amani bagenda heba amani aragutije giye kurangura tureke n'ibindi cyari kinze mbwira ariko taramfata amani uriya mu bebe yarasi kumubona Yes man, uriya niwe nshaka umva nkubwire keretse umpereje rwose ikofi rwose ahubwo banza mbwire mbere yuko tunavugana amafaranga muzane kuki muzane n'indege n'igare n'akagorofani cyangwa n'akagataro kamwe mbere umwana w'umunyarwanda uraba udafite ingorofani n'igitogotogo aranyita rwose wa mugabo umva nkubwire umwana niwe umushaka njyewe ngurira akana ako kanje bita imito mikuzo nase baye umwana tubonye afite bidoro y'amata harisha none sasa barakara umunsi kamana jana gacana shitira cya kizigo nyine harimo akana fu bana ndaruzanya tu turi ikizigo gira vuba none njyewe ukingeza wewe biba birangiye bose sanje biyenza ndaje kumuzana papa ufite ifungo ubundi njyewe Adija Assalamu alaikum abona gusoma ikinyamakuru n'igihe kigiye byaje ngo ni WhatsApp umva ntacyo wazumbaza nyine ndabona none urimo urasoma byaje n'igihe kigiye umva nyine nawe urabibona n'iki tuba twatwitse watwitse nakubona ni headphone umva se tuve muri aya mwana ngiye kubikiriza kumbona ntari mfite gahunda nyine ariko ndagiye mpura n'umucama hari umucama mpe nawe umucama se kimeze n'ikimenyimenyi afite ifungo kabisa wowe ibyo bikora muri iyi minsi nawe aya nabibona nturi n'umwana none njyewe mfite ahantu ngiye si byose ahubwo ngiye kambe ngucitse noneho muraburiza nyine sawa kabisa kamubwiye nyine byemeye mani njyewe mubita ifungo mani mubita ifungo kabisa nahise na gahunda yabona nabyo nari guhaye mani njyewe kamurebe ikibazo ariko njya gutera banki yose ngukoresha buriya nawe mba nkwizeye niyo mpamvu mani yangize mani ariko yangize mani ubwinshi bwayo yanze kuvamo ese bajya ngo guki umva mani ntawe wacu iby'ubusa umurimo uvuye guhinga umva nkubwire mani igihe kiri gukora ni icy'agaciro ntacyo kuremera mani tuzabikora kanigendera mani mani hari gukorera mani buri mudugudu ushinzwe njyewe ndi wa muhungu wawe wabwira waturutse ambwira ko mushaka isoni rega umva rero nta kintu ushinzwe hano rero izina ryawe ntabwo uri kureba umva kivuge ntaribi inyikubona bwa mbere nahise nkukunda we ukunda mbe sawa nyine ntaribi bibaye ngombwa ko twikundana ntacyo bitwara oya ntabwo bishoboka umva ntabwo bishoboka nyine ntabwo wakora umuntu reba ukuntu wambaye banza wirebe urebe nanjye urambona ntacyo wazimbaza ntaribi genda No. umva wambaze igenda umva nyine genda nakwishima umva nzabitekerezaho nyine
nzabitekerezaho genda. Amakuru yawe. Ambaza amakuru usumva na intunda yaragiye. Ngiye kumuraburiza mama. Mwamureza ko kandi rwanjye. Yani ni gaceka kumuraburiza ugiye kakijyana bwiza. Ako mwana ziko afite imizigo ibiri mama. Pfusha mani sagat. None se nagura umuntu mama. Oya mani sagat ko pfusha bamukatara. Umboga mwana. Ngiye kanje mwese mwana mfasha nkore. Ndaje mwana ngiye kangende mwana. Oya mani bigiye gukora. Oya mwana ngende kabisa. Bigiye gukora. Cyo nkora ndabizi mwana. Cyo nkora ndabizi kabisa. Oya pfushe mani cyemwe. Ndabizi mwana. Nanjye kumwica agasimba kare kari ku munwa. No, 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 no. Nyine ngo ne tini cyara nyine duranye shifu. Nikiba cyane. Ndagiye. Kunda ubyumve cyangwa ubyemere. Gusa umva umukobwa nkawe umuntu yabura icyo agukundira uteye neza nyine kuri njyewe mbera byose kuzambabare ntuzakunda kuko ndagukunda kuva nabaho ndi umukobwa wanjye njye ntabwo nkunda kuvugana n'abakobwa Namushaka nturamuvugisha se. Nabaye nturamuvugisha. Nuko yabaye. Urabaza gufotora. Ngenda fotora. niwe mukobwa ikintu kiri kunkora wagira ngo ni iki sheri wanjye mwiza yahageze nkunda cyane Wumvisha iki? Umukunzi wa moto naraje. Umukunzi wa Montana araje. Ako mana. Ubwo nawe wishyizeho ngo baragukunda. Ugenda mu nzira uvuga ati ndi umukunzi wa Montana. Ibyo mvuga ni maze uzajya uhura n'abasazi Wabonye bagutereta ariko nihagarikishije kambaza amakuru kambaza amazina nari nzi ko imbwa zizinziritse mu rugo ari yonyine ariko mpuye neza genda bahita ntabwo uvuze murimo ni ibiki? umva mpuye na kariya gakobwa kari kuzamuka ngeze akarama yakambaza amazina akambaza nawe Nese washaka kungira nk'igipfamatwi kandi umva ibyo muri ubwo se urumva naguciye sheri ahubwo twigendere dutuma Baby papa people. Montana. Bamwaziko ngaruka kera kabisa kera siporo nyine maze kakajya ushaka followers. basi njye ntiwabyibuha uburyo ari kumbesha Kamwana mweruka rero kera wese ko wakundanaga na Bwadi Jacinth. Shaka ubwo rero shana ari mukumbuye nyine gusa shaka ahandi. bose bwakanga abashyitsi basi Papa ntabwo umuzi wowe. cyangwa ko kawe ziwe kambaraga gira Ubwo ceceka uravuga tanavuga. ko ari Inde. wawe urase yanshobora Ntabwo umuzi shaka ushaka abakwitahira hakiri kare. hakiri kare reka ntabwo yambasha uriya buryo Shabyi rero nyine.
ndetse nagize kuba ntatungana ahubwo gagira ceceka atagukubita ntamubita se sha ntabyo nakwifuza ahajya ushaka se wakwigendera akara karyama njya nshobora aka kagabo se ni kandi utavuga ugaceceka akagabo ni kandi akagabo ni kandi kari kumbaza ngo nduwaye wowe akagabo ni kandi kambaza ngo nduwaye ko wacecetse sheri ntabwo nkumbuye amagambo make urwahe uyu nubahe ahubwo sheri ko hatuje kweri nahoze mbikora uyu ni wahe ni inshuti yanjye twahigana ntituri kumwisobanura mubwiye ko dukundana iyo se n'iki cyawe nakubwiye umva kweri nakubwiye ko atari urugo rw'umupfakazi utu dusoresore nakubujije uyu n'iki cyawe ariko soni hasi vuba to guhera kare apfa de basi mbabara oya mbabara ntabwo nzongera banza umpamagare ribu ugiye kuzwitishamo ibintu bibiri urahitamo ikintu kimwe birashoboka cyane bishoboka ari uguhamagara ribu ko wamfata umwana ku ngufu ni ukugukubita inkoni 7,000 hitamo se mbona wipfishijwe ibyo byo byatuma nsaba bose mbabara ntabwo nzongera ninde wagutumye ujye utazongera hitamo ikintu kimwe basi reka kure